I don't know why impamvu izi company ziza zikajya gufata ababiri bagajya kubasinyisha amafaranga y'imifero kandi mani njyewe ndi umwe mu bantu ba mbere bazi gufera byatari ubu se ubungiye nagupirikishije uzagapirikisho nyira none se bro reka ninjya nkubwira amafaranga cyo nabyerekana ibyo bintu byerekana amafaranga ngenda kubwiye ngo nambaye isi n'igice man this is the million broze ntabwo mbikweretse iyi ni miliyoni man broze look my swag my bro I told you the truth man look my swag my G look my swag man reba iyi poro iyi Timberland ni waterproof my G muretse ngwere ni water resistant do reba brother reba wabaye nzanira amazi nkwere dorere do singibi wabibonye wallahi njecha ura muntu namenera amazi hano nkwereka ibintu nkwereka uburyo niyo wayikubitiwe ntago yahombana zanira amazi zanira amazi reka nkwereke ibingibi bitatandukanye reba brother reba do buretse ureba nkikimena amazi arakini leta iba mu pyagari mane ntago twe twikinisha mane iyi ni boro yagupirikisha amaji iyi ngiyi gupirikisha iyi ni nk'umukobwa mane wambaye akamino uri gutambuka mu nzira abantu barobye abantu basaze bro njyewe uzanyere ku mucuruzi muri iki gihugu mane ufite Timberland nk'iyi broze mane wayikuraise ntabwo nayiguze njyewe ari umuntu wambwiye ati SKY2 ukunda swag shiraho amazi turebe shiraho turebe yiperekeshe turebe reka ipiriki reka ngupirikishe shumi yanjye reka nyagushirireho wowe ujye ukira ngenda njye wowe ndagushiriraho wowe uhanagura wayibonye wayibonye oya ni water resistant wayibonye oya reba wabonye umuteguro ubundi butimba buri hano mu gihugu abapira ibintu bari kwambara bari kuza batwereka imiteguro ya renga nameneho bamwe muri mwe mwambaraga pocket mwakona amabokisanya akavunika nk'imyumbati urumva tubahaye urunwa rwacu urumva mumaze gutera imbere mutangiye kubuza abagenzi babo kuzamuka kubera iki mureka abantu bose batera imbere tubeho mani na reka mbeho nabandi babeho urumva ibintu byo kuza mwivugishwa ngo nkwengo fyonto mwe murabona murenze mwebwe mufite iki ibyisi murwanira muzapfa mu bisige mwana abagore abanyamakuru bakunda abagore yagwa akunda abagore urumva ariko nta barongora ntago ari umupfubuzi Irene Murinde habi urumva akunda abagore urumva Muvunyi nawe akunda abagore urumva Philip nagakunda abagore cyane ariko na Blaze nawe wakundaga abagore utararongora ngo barabyihoreye ngo narakijishwe wese ukunda umugore ninjye niga ya mbere ikozinga shimuri hose ya kugira ngo abantu bakire alright reka gusuza cyane mwifuriza ibihe byiza kuri uyu munsi mari bagennye twishime tunezerwe ni Blaze kuri Harahiye TV nkubwire kangaha turi kumwe na Ndori Safaris ku bufatanye bukomeye cyane ahangaha nabantu bakujyana ahantu hatandukanye ahangaha ukunda ubukera rugendo cyangwa se ushaka kureba abantu nyaburanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ahangaha bigufasha kuba wasura ahantu hatandukanye ahangaha ndi kumwe na SKY2 ndetse ndi kumwe n'umuntu bita Kamaro yamenyekanye muri sinema yitenyito ndi kumwe na SKY2 analenge yo guheza ibihano ni direct direct faster Kamaro yo bitese bro ni fresh man nta mutima uyu munsi wambaye nk'umuntu ukinira makuru nubundi sase nayikuye amenyo sha we ngo ayikuye amenyo mukura sinayikuye amenyo mukura none suracyabone nibasha kurya abafana bamukura ibintu Kamaro bakore uwaza nko kubona nko kuri content nako bizi rero sport ibintu dukora babona nko kuri content Blaze leta yandika ati abafana bamukura ni mwumva ibintu Kamaro bakoreye ngabakuye amenyo SKY2 meze neza SKY2 meze fresh kuye amenyo mwana ndabona mwese muhuje styles z'imisatsi yeah man duhuje byinshi man rasta turi abagangster abahungu bibohoye kabisa yeah man gahunda ni itenyitore ibiraro muri rabango bita ngo
Stugis Entertainment. ntabwo ari Stugis wa Mwegereze mikro, mwegereze mikro. Stugis Entertainment. Stugis Entertainment. Ngo ni yaba. ariko ntabwo ari Stugis. ntabwo ari za Stugis Ngo Stugis Entertainment. ninjye niga yambere ikoze ingashimuri ose ya Alex. yeah man Niga yambere ikoze ingashimuri wose ya. Iyo ni indirimbo nshyashya ya Kamaro. Ngo niyo niga yambere ikoze ingashimuri wose. Kamaro none se umuziki winjiyemo cyangwa Oya nabanze mubwira kuririmbira akavasi ka mbere. Nadukubite vasi. Mukubita ka kavasi ka mbere. nje nturutse Holande nifitiye komande mba ninjiye Thailand mu mujyi wa Island nibwo nje nkubistanye n'abambuzi bari baje bifunze nk'abaguzi mu byo nibwe harimo n'abamuzi baje bihinduye nk'abaranguzi man chains ndetse n'amaringizi bams yo man nigga. You sure? Yo, that's sure. Go Kiri. SKY2. Go. Acha nikwachie. Wacheka kitu kidogo tu. Kitu kali. Kidogo. Nza nkubwira ngo myaka 12 ku muhanda turara mu mabuye twiyorosa imifuka tugenda mu masoko gushaka y'ubuzima turavugana twumva tubaho nta kivugira byisi byo turwanira urapfuka bisiga rubanda rwana kwanze rwagukata ijosi mana yagukunze yaguha umufungo ngo let's kill maniga baduciye kime niduteze kurekera. Ariko SKY2 uribuka ukuntu ebana umuntu bita Kamaro yatangiye game turi mu mandazi. Kamaro ubundi Kamaro bwa mbere reka ngo mikro buri wese afate mikro mbabarira wibuke neza gahunda fotora tukiga secondaire. Oya reka ngutere story. Kamaro ubundi Kamaro kera tu jewe najyaga mubona mbere hari ukuntu nyine najyaga nkunda kujya nakundaga ubundi kwinywera amabiya tu nakundaga kwinywera amayoga. Noneho Kamaro twaracakiranya boro urumva Blaze. Noneho cya Kamaro duhuye kibona nyine ndi petit towner urabizi Kamaro kiragiye yariryaga. Urabizi niwe muntu wa mbere wakoraga ngo ibintu bya paparazzi. Noneho Kamaro duhuriye ahantu mani duhura nizo yamufunze kanuni kuri Super Level. Urumva nizo yenda kumwica bro urumva icyo gihe kuri Super Level. Nubwo Kamaro nambutse ubwo ni cyagiye nyine twazungurizaga za NY nyine tu nciye kuri Super Level mbona Kamaro ari kujwigira bamunize. Nibwo nahise genda ubwo urabizi nari kadogo ariko ngira ubushagarira nibwo nabagezemo ndati fuck you mwebwe mwabataje mwebwe murashaka kwica umuntu. Ubwo Kamaro ngurate petit frère ngwino bambwiri oya nyine ngo yaramupaparaje Kamaro yari umupaparaje birangije urumva wakoraga ku muhanzi bayitaga icyo gihe paparazi bayitaga umuhanzi Romalex yego no urumva yanushaga nizo kiragiye yanushaga gupfubura ariko ntabwo yanushaga amafaranga. umva Blaze jewe Kamaro na Musanze bari kumuniga uzabibaze wa muniga ari umukobo imani uzi kurapa byataririmba nka Eminem. Uhe bamwita gute extra slim urumva uriya ngewe twahuriye kuri Super Level nitwe bantu twakije Kamaro nizo yenda kumwica urabyumva. Kamaro yaramupaparaje ubundi yapaparaje icyo gihe yayinuze bayita Urban Boys nyine cyagiye tu Kamaro sinzi uburyo yagiye afata ifoto yabo barayitwika. Noneho Kamaro ngafata akaporo gatoya ngo nimba nizo rara ahantu kuri toilette ari kunyara umukarita asarangije barashumitse. Noneho ngo kumusanga kuri Super Level na Musanze bamufunze kanone. Abantu musaza yamubyimbye urabizi nizo muri ra misore ari gushira akantu. Yasanze Kamaro ngurate petit frère ngo babwire nibwo Kamaro icyo gihe yese avuga ati SKY2 ati man ati we peta ati we tugomba kuzajya tugendana ahantu hose ati ndabona ntari biryawe. Urabizi nashiraga akantu nyine muzuza. None nibwo byaje kurangira urumva. Noneho Kamaro wagutarasa niki wagocomoka nibwo Kamaro yese aza kundeba urumva. Kamaro mujyana na home urana pere na mere bose baramuzi Kamaro respect yaraje we abwira home ati
uyu mupeti wanyu afite tara nyinshi tu oya ntago ari ibyo ngibyo arangije buretse bisobanuye neza ijambo baritonze oya uramuzi Kamaro wowe urashaka guca ibintu ku ruhande wowe urumva man uyu mukoboyi njyewe niwe wanyise kundeba home twaratanye mu rugo kwa Merera vi arangije barabwiye ngo man ngo jewe ngo tungu uyu mupeti wanyu ngo ndashaka kumukura imihanda ako mu by'ukuri Kamaro byo ndanamushimira byatari tu numwe mu bantu batumye nkura mu bwongo cyane kuko yahise njyana imihanda akajya nyigisha ibintu byo gukora marketing ajya nko kudiringa ari nk'akabari twazamuye bakita zanuyutu n'ari zakanute sakanati kwa Krema buriya Krema rero ninjye wagiye kumudiringa noneho Kamaro mwana bamuhaye ibiceri umureza arangije nkubita ikawa sha nkubita ikawa ngo petit frère ngo fatika utegengeje amafaranga uzayabona nani gicwa rengeshe birangira noneho mani twajya tujya muri expo akanyambika ikibaji nubwo urumva noneho nanjye ko ndi nari petit noneho nabona natayo nk'ikibaji ndi gutarasa mani nkumva ndi mukubu kandi diri nadirinze umusaza umufungo yawe iki nyine kiriya gihe ntago nari nkennye cyane nta nubwo nari nkize ku buryo wenda nyine mu kanya wari uvuze ngo nizo ngo wari wamwibye ndavuga ni kiriya gihe nizo ntabwo yandushaga ubuzima bwiza cyane icyo yandushaga no gupfura kuko yahinduraga abagore buri kanya nyine amafaranga avuye i Burayi avuye muri za Sweden na za Canada akabona umufungo ariko naho umugore wakandagiye mu Rwanda yarohereje ifungo cyane nizo yaramufataga akamupfukamaho akamukosora be urumva samubona ukuntu yahinduraga amamodoka buri munsi Kamaro ibi bintu yikora umenye ko kiragiye wavugaga nizo kiragiye umenye ko nizo kiragiye wavugaga yari atarabona imifungo nimeze neza nyine ngo ubu yasinye amamiliyoni walau noneho umva ko nizo yagufasha akakubika mu kwa walau noneho lakini ingine siku walau azakubika mu isi yasinye miliyoni 20 nukuri wallahi oya azambike muri banki nta kibazo hari amafaranga ye nakubika mu ipine bizagenda gute azanjyane muri banki ibitsemo amafaranga urumva ngira umusekirite wayo Kamaro rero Kamaro yarihebye Kamaro yaje kureka gute gupaparaza ubundi cyane nabyivugira man nigeze kwirirwa nicaye ahantu kuva mu gitondo no ibintu bimanuka nk'ibitonyanga by'amazi nziritse umva kugera nimugoroba kuva uwo munsi nahise ndeka gupaparaza nahise mbicikaho hari imikino utakina mani tuvuge wenda nk'urugero gupaparaza mu basani mu maniga y'Nyamirambo mu ba producer kuri ba Blaze nkamwe bo muri entertainment ni sawa ariko noneho mani iyo bigeze ahandi ushobora nko kujya nk'ahantu muri show ukibeshya nko ku muntu tuvuge twega amakosa twakoraga wafotoraga nk'umusirikare ukomeye urumva yibereye ari nko kumwe n'umukobwa wenda basohotse utanamuzi nyine utanamuzi ugahita ugenda ukabushyize nko ku rubuga mu gitondo ukabona baraje barakuyoye oya umva bagakubita ibiboko undi ugataha Kamaro agira imico nk'iy'aba bakoboyi baba muri Amerika tu babandi bita urabazi TMZ nibo Kamaro yireferaho tu n'ubundi Kamaro n'umwiyahuzi Kamaro afite pressure afite pressure yo gukora cyane kubera yuko ari kubona ko batangiranye bari kumusinyana amamiliyoni araho yasamye abana bari gusinya wallahi base Kamaro reba Kamaro abakoboyi bose bari gusinya ntago ba Melody basinya amamiliyari uraho wasamye wowe Melody yasinye miliyari ndetse rasi billion ntago abantu tuvugisha ukuri nene se ntago yasinye Melody ni miliyoni y'amafaranga y'amadolari y'amanyarwanda miliyari nyine ni miliyari y'amanyarwanda none se si menshi miliyoni 1000 z'amanyarwanda azasinyira n'indi uracyabyemerera akanya kazasinya neje ahubwo yasinye nawundi wasinye abakoboyi nawundi wasinye amachi asigazi gutwika nawundi wasinye man showbiz nawundi wasinye mubwire blase reka nkubwire showbiz yo mu Rwanda imaze gutera imbere reka mbanze nkubwire iki kintu impamvu imaze gutera imbere bro ngende yibukanye na papa cyangwa tuza muri game man twaje tubwira abantu ati twambara ibirombe twambaye miliyoni n'igice twambaye ibiki turarema twebwe turemera abantu
urumva broze none bya bintu twavugaga abantu nibo basigaye babiri ariko bari kubikora bari kubyubakira bari kubyubaka twakubise ahubwo nibaza impamvu Kamaro iki kintu nimba mani nzategura nka press conference nkakibaza abantu why not izi company ziza zigasinyisha ababire ama contract ngo basinye ama miliyoni basinye ama miliyari man according to me je ku giti cyanjye ngewe I'm the best one who creating YouTube for sure ngewe nkora interview bwa mbere nayikore kuri Afrimax 2019 bro 2019 nge nibwo bwa mbere nakoze interview man nakoze interview 2019 irebwa n'abantu benshi 36,000 bro none nagiye kwa Diamond igihe Diamond yari yaje Diamond igihe yari ari Kigali bro Kibudenge ndakurahira twahuriye za press conference nyine twahuriye aboro nyine muri press conference yaje nyine hano za convention nyine bro ndakubwiye ngo natambukaga abanyamakuru bose ngo bavugirije induru ndavuga what does it mean ati byagenze gute bya bintu nuko byagenze ariko nje nireferaga kuri 69 man I don't know why impamvu izi company ziza zikajya gufata ababiri bagajya kubasinyisha amafaranga y'imifero kandi mani njewe ndumwe mu bantu ba mbere bazi gufera byatari ubu se ubungiye nagupirikishije uzagapirikisho nyira bro ubundi njye nubwo ari ukuza muri biriya ngenza na real gusa wamaye umufungo njewe ari nka company yampaye amafaranga ikavuga ati SKY2 ukora marketing company twe tugwaye ibice mana isi nijuru ubusuru iyo company yacuruza ute ese ubundi brez reka nkubaze Kamaro abantu bari muri showbiz bakeneye abaye abantu bakeneye barutwitsi bahe barashaka tuze muri showbiz barashaka ko tuzatuza muri showbiz dusabirize abane se kandi twashyize itafari man maniga reka nkubwire bro man twebwe guca bugufi cyane gucumura man Brez look my swag my bro I told you the truth man look my swag my G look my swag man reba iyi poro iyi Timberland ni waterproof my G muretse mwere ni water resistant do reba brother reba wabaye nzanira amazi nkwere dore do singibi wabibonye wallahi njecha ura muntu namenera amazi hano nkwereka ibintu nkwereka uburyo niyo wayikubitiwe ntago yahombana zanira amazi zanira amazi reka nkwereke ibi ngibi bitatandukanye reba brother reba do buretse ureba nyikimena amazi arakinira iti ba mu pyagari mane nago twe twikinisha mane iyi ni boro yagupirikisha maji iyi ngiyi gupirikisha iyi ni nk'umukobwa mane wambaye akamino uri gutambuka mu nzira abantu barobye abantu basaze bro njewe uzanyere ku mucuruzi muri iki gihugu mane ufite Timberland nk'iyi broze mane wayikuraise ntabwo nayiguze njewe ari umuntu wambwiye ati SKY2 ukunda swag shiraho amazi turebe shiraho turebe yiperekeshe turebe reka ipiriki reka ngupirikishe shumi yanjye reka nyagushirireho wowe ujye ukira ngenda njye wowe ndagushyiriraho wowe uhanagura wayibonye oya ni water resistant wayibonye oya reba wabonye umuteguro ubundi butimba buri hano mu gihugu abapira ibintu bari kwambara bari kuza batwereka imiteguro ya renga nameneho wayibonye wayibonye broze wabonye icyo bita umuteguro maji look my swag my nigga wabibonye bro man iyi niyo nkweto abapira bira baza bivugishwa ngo bambara ama miliyoni man that is the million bro aya ni amafaranga iyi boro yavuye Toronto ku ruganda man live man for sure nje man ni umuji wanje wayinzaniye tu ni umuntu wanje bamwita Alexandre yavuye muri Canada bro arambwira ati SKY2 ushaka iye gift ndamubwira ati ngiye nkundi cyangwe arambwira ati ngiye ejo nzaba ndi muri Toronto ngiye ningera Toronto uzampamagara umbwira ikirenge cyawe dore ngiyi iyi irapirikisha bro ubwo mbere nta gisogisi byatose wowe ntago ryatose iri sogisi baryita no jamais de tout travail non jamais de tout travail tu comprends français parce que tu ne comprends pas ikintu bisobanuye ngo nundi munsi ntuzagarika gukora akazi ariko mani ngewe
Kamaro yiganye na TMC Dream Boys muri Kiste. Kamaro na wallahi nje nagiye kurangiza segonderi, reka nkubwize ukuri, wallahi nje ndi kurangiza. Ibaze ko Kamaro yateguraga konseri muri Kiste bro, muri Kiste. Ibaze Kamaro nje nigaga segonderi mu 2013 bro, 2013 icyo gihe nari ndi mu bisumizi. Ibaze Kamaro yateguraga konseri muri Kiste my brother, man ndi umupeti. Oraza gukina n'uyu musaza, generation yiwe ni abamako nikoshwa. Baravuga ngo tikone nyabyenda, ugasubiza ngo wije kone nyabyenda bya, urumva? TMC yigaga kompa kandi yari animateri. bara n'abana kuri ngewe Dream Boys nabejo hundi man, nge ndi mukorereka, ariko nyine ntago mbaruta cyane ba Platini, ariko ndi mukuru wabo. Ose Platini afite imyaka 30 n'imisago nta afite, nge afite 32. urumva Iyo ni mikeyi. oya nta yindi generation yawe ndayizi, generation yawe, generation yiwe ni ya Pifra makoni koshwa. makoni koshwa burase si yewe twatubanya kondo, urabyumva? Abantu birabaza bivugishwa ngo amamiliyoni bro, amamiliyoni turina. Ariko reka nkubaze bro, reka nkubaze gatoya bre, ninde muntu wari wandika ijambo miliyari? Uko ushobora gusanga wowe ubwo utarandika ngo miliyari byonyine mu kinyarwanda kubyandika gusa. Ibaze kuba utarabyandika noneho umuntu akakubwira ngo bansayinisha, ngo nasayinize ngo contract ngo muri company, ngo bankubita ngo miliyari y'amanyarwanda, miliyoni 1,000. Biriya ni imifero. Imifero man, ni imifero. Uriya sakora iki? Uzi ko miliyari, urumva? Umva nkubwire bro, miliyoni y'idolari company itekereza kwamamaza, urumva, ku buryo itanga miliyoni y'idolari. Yagenda igafata na Davido cyangwa Wizkid, urumva, ikagenda igafata na Diamond Platinum wo muri Tanzania, bakamukubita miliyoni y'idolari akamamaza. Ntago rero numva ko iyo platform ntuza afite uyu nguyu Bruce Melody, uyumva umwana wo mu Busanza, niba ari mu Busanza, ntago apfa koza ngo muhereze miliyoni 1,000 z'amanyarwanda. Wese igihe yahereye akora yari yayitunga, igihe yahereye akora yari yatunga miliyari. None miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ni miliyoni 1,000, yakoze kubyumva. Maze nishushanyije ntayo bamuha kugira ngo byemere. Twika niki? Ese atwika gute? Mani dukeneye ibintu biri reality bro. Ni gute se yakareka? Dukeneye ibintu biri reality maji. Nagatwiko. None se bro, reka ninjya nkubwira amafaranga cyo nabyerekana, ibyo bintu byerekana amafaranga. Ngenda kubwiye ngo nambaye isi n'igice. Man, this is the million broze. Ntabwo mbikweretse. Iyi ni miliyoni man. Cyane nakubwira ngo nje magaze swega zihagaze ibiceri ngo nkwe. None se bro, reba box yanje, reba underwear. Maji wayibonye? US my brother. Ntabwo izingiza ari bwa wanaume, ntabwo buri bwa boxa bwa wanaume maji. Wabibonye? Reba Sangriff i Kigali. Ari abantu zibaheruka kwambara t-shirt za Sangriff. Maji twagiye tureka kubeshyanya. Wambaye n'urunigiri rwa kera. Reba, wabibonye? Was recording gakondo style maji. This is Rwandan made maji. Kusubwo. Hey. Yazikura ese. Gusa umuntu ushobora kwambara bino bintu cyokoze areka mbikubwiza ukuri. Izi boro nambaye bino bintu ibyumbonana. Wabaho uzayibona betray. Man, oya betray. No, oya turi muri reality. Turi muri reality. Si turi muri reality. Man, betray uzabimubonana. Much respect to that man. Betray akunda bino biboro akoresha gakondo cyane. Urumva ibintu bya gakondo. Ibiboro birahenda man, ni zirahenda. Trap ni ya gakondo man. Zirahenda maji. Na trap ni ya gakondo. Man, ibi ni ibintu bya made in Rwanda. Man, twambaye ibice by'amamiliyoni, twambaye amadiyama, twambaye ibintu amarija whatever. Kaza kumbwira ngo nkwe fionto yivyo. Abandi babambaye ibice by'igihumbi. Ni yaje jomba. Imingazi. Kamaro tumaze iminsi tumubonye. Hari video ya trendinze cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga bati ngira ngo ni Kasuku Media wayishizeho, avuga ati Kamaro se ko kuyu mugabo noneho ajate. Kamaro ubundi la video yagiye hanze
hari umusista uryamye hirya nawe urimo ufata isakoshi ye nyine avanyemo ibintu byose uvuga uti singuru sindi rumufatanye uti sindi bunamwishure ati uyu muntu wo ku muhanda ubundi ndamwishyura iki byagenze gute ariko Kamaro iriya ni prank man Kamaro uyu nguyu ni umukomedi reba byonyine n'uburyo neba uburyo agaragara n'ubundi waseka mani Kamaro ni umukomedi Kamaro ziriya ni plank bari gukora maji Kamaro ni umukomedi reba Kamaro ni umukomedi ubundi Kamaro envelope yarimwe amajyani bro yarimwe amajyani ntabwo zira project ngewe nyangendana nazo nta n'umuntu uzikoresha tuziranye gusa video za trending ejo bundi ngiye kwishyira hanze yanyayo nyine muri filime yanjye man ubonye abantu bataje kubiganira kuri byagenze Nebira ni sawa nyine mbitambona ko kuri YouTube nyine niraba muri dashboard nzasanga hari ikintu cyagiyeho Kamaro ni umufezi ni umufezi wa danje ira video igiye gutuma byibuze ira season ikurikirwa none nikurikirwa nanyi tuzahora nyine duhure nko kwa Rujugiro kuri supermarket hari yambite nkubwira ntibaguha akantu mitengo hanuriza byihuse yo maji nje filime nayigiyemo man man SKY2 man je nagiye muri filime bitwa ejo si kera ariko ira boro ku kimundi yahagaze kandi nabonaga ari nziza man ejo si kera oya iraza no gusohoka bageze kuri episode 3 season 1 season 3 episode 2 I mean ngendi muri za season 5 season 6 ako na trailer yanjye na trailer zanjye ziri hanze ariko nabonye n'indi filime ya Jihad y'indirimbo nayo wagaragayemo yes ni filime nabonye Jihad harimo na Sano Jihad wa undi umwe bajya babeshya ngo numuge windeba niko ndamenya byama movie ya byabyo ngibyo nago nabonye je filime Demon Man ni sikera man Jihad yabaye murokore man izo filime zayizo njewe muzi gutyo je nta nubwo Jihad ngiye twari twanahura aswere ni God je nago nari nahura nawe kandi burangiye iyo umuntu tuziranye man mba proud yiwe man yo guciringa niwe nago twari twanahura tunahura umunsi tuzanahura man tuzanaciringa tu je indese Jihad mushiti wanje tubaye inshuti nambwira ati mani kome imbere cyane mu byo urimo mani kazumurego umva nega mani turi muri gahunda ya kazumurego umusubwire kazumurego mu bintu urimo kandi niba ari umuge urumva akaba yumva ko ibyo bintu bimutunze azagenda bumuge yigegahuze urumva niyumva bihaza zabivamo rega umva nkubwire buri wese afite amahitamo ye life y'umuntu hari umuntu ukunda puchnene hari umuji man ukubwira ati je ibintu bijyanye n'imifakzanyo nibyo nemera undaka kubwira ati doro urugero nkanje Kamara kundi imifakzanyo abantu bo kuri YouTube abantu bo mu makomanteri umva nkubwire ndakwiyamye urumva ntuzongere gushyiraho komanteri ubango Kamaro ngaturongorera abana nta muntu ujya gushimuta iwabo umukobwa uza kundeba iwanjye abayizanye abenshi muranitegera urumva abayujuje imyaka sinya ndongora nda 18 urumva niba afite imbaraga nkaba nabonye imisosi yanjye urumva uwo mukobwa wirongoza akaba yaje kundeba ntamufashe ku ngufu nabyo bwenge namuhaye ntazagira umukaritasi wongera kubona handitse muri komanteri wenda nakoranye interview n'umubebe ngo munyari kuvuga ububono urumva ndabiyamye ni mu nteza imbere urumva cyangwa mu byihorere mureke ibyo bintu byanyu by'umushwi nta n'isoni sasa Kamaro ikintu Kamaro ni umwescroto ni umufraperi Kamaro ari uburyo abantu bamufata abantu babona Kamaro bamufata nk'umuntu w'umurezi Kamaro ni umuntu w'umurisansi sibyo Kamaro ni engineer urumva brother I'm engineer man Kamaro ni engineer Kamaro ni engineer afite ubwenge bro uyu muniga yarangirije muri Kiste man abantu bize muri Kiste baramuzi urumva Kamaro yarangirije muri Kiste afite ubwenge ugasanga abantu bize bo birirwa hari abantu urumva man president hari abantu babona uyu nguyu bakagira ngo ni umwana cyangwa se ngo ibintu kandi abantu bize muri Eto muhimba Kamaro uyu nguyu bamwita Feresiane urumva bamwita Feresiane urumva bamwita Feresiane urumva Feresiane uyu nguyu ntago ari Kamanayo
uyu ntago ari Kamanayo ni Kamaro arazifite afite izararana oya nta umuntu nkanya ungana gutya nafata ku ngufu gute Kamaro se kari ikiremba nta nubwo ndongora mani babambeshyera zamahirwe nababonye hari aba YouTubers kakanya barimo barabuza abantu akabona SKY2 urumva wenda tuvuge aba basore ba hakurya hano bamuvunya aba bose aba Jado bande bose ugasanga arakubuza ati ntujye gukora kuri Iris TV ntukorane na Blessing ibintu biryohe ngo kandi urumva ngo ndaba ngo kubise n'agasenkani urukumva ngo gakenyerero wikomereze bro ibi bintu mu byumva gute birano ubukisi bw'ubutinde bwateye abantu man none se umuntu agomba kurya wenyine urumva ariko uri kuboneka nkubaze bre reka nkubaze bano ba YouTubers barimo babuza abagenzi babo babuza aba entertainer kugira ngo entertaining ku zindi channel urumva bose twe twabazamuye twababereye ikiraro urumva ubundi baravuga ngo barase bakoze ibiki kuva kera interview wayihanditse we banza wumve umva nkubwira ngo mwajye mureka imbabura zose zikaka mugomba kureka imbabura zose zikaka amaji man all the YouTubers reka mbabwize ukuri mureka imbabura zose zake ucana ku nkwa rye ucana kuri gaza rye ucana ku makara rye abantu bose bakeneye kurya wowe ibyo ukora bigutungiye umuryango bituma ubaho reka n'abandi bantu babeho manega urumva ibyo kuvuga ngo runaka ngo ntagomba kujya we ntago wazanye SKY2 muri aka kazi mwebwe ngiye natangiye YouTube gutwika before y'ibyo mwigira umunsi uzaza ngiye ibintu nzabakorera mwebwe amatiku mushaka kwica game twazanye twe twatangiye ibintu byo gutwika kugira ngo twubake urukundo dushaka amafaranga tureke ibintu by'amatiku tureke ibintu by'ububono umuntu wese akeneye kubaho we why not ngiye na ako nje baranabizi ko nta n'umuntu waza mkina ambwira ngo reka gukora interview kuri runaka kuko wowe ibyo ngiye kugwana bihanunda kabaho maji twige kubana neza twige kureka mani twige umutima mwiza tureke ibintu byo kuzatuzana ibintu byo kuvuga ngo nango wowe uraza kubuza SKY2 wowe kugenda muri interview wowe nshaka wowe nabwo interview kubera kuri inshuti yanjye nyene kutera imbere reka nabandi batera imbere reka nanjye mbaguhere reka abantu bose batera imbere babeho urumva yo wasa maniga mufite ikihe kibazo mureke dusangire mani mwebwe ubwanyu ntago bashiki banyu na ba mama wanyu aribo baza ngo bicare imbere ya zino kamera ni twebwe nyine tubikora izo views mubona mwareba muri dashboard mukabona amafaranga yazamutse ni twe tubikora ntago mugomba kutubuza kugira ngo dusangize n'abandi banyarwanda maniga mureke ubuturi niba ni muri bangahe mukamumana ko izo platform zanyu zimaze kuba strong ntago ari mwe mwabyikoreye man ni twe tubikora turi benshi babikora bafite icyo kibazo k'igihugu tubamo ntago tugikodesha bro twe tuba mu gihugu cy'u Rwanda nubwo twanakiguze twakisanzemo man urumva twe ntago dukodesha mu Rwanda twebwe turi abanyarwanda man tugomba gutezanya imbere man gutezanya imbere igihugu cyacu muve mu bubono urumva muve mu bubono maniga turi muri vision twe turi muri vision dukeneye amafaranga dukeneye SKY2 mwarakaye cyane reka mbabaze igihugu ntago tugikodesha man ntago igihugu tugikodesha ntago igihugu tugikodesha mureke turye dusangire urumva mureke ububono reka tugende igihugu nago gikodesha bamwe muri mwe mwambaraga pocket mwakunama amabokisani akavunika nk'imyumbati urumva tubahaye urunwa rwacu urumva mumaze gutera imbere mutangiye kubuza abagenzi babo kuzamuka kubera iki mureke abantu bose batera imbere tubeho mani na reka mbeho nabandi babeho wowe urumva ibintu byo kuza mwivugishwa ngo nkwengo fyonto mwe murabona murenze mwebwe mufite iki ibyisi murwanira muzapfa mu bisige mwana ibyisi murwanira muzapfa mu bisige SKY2 ubakakanya nari nkundi kukubaza hari abantu bigeze bakubuza nibura kuba wagira interview tanga nta n'umuntu waza kumkinapkinaho ngiye wambwira ubwo bugambo Kamaro hari ugeze akubuza ngiye nta waza nta n'umwe wampusa ngiye urabavuga tubavuge
jewe ninde wasa kumbuza njyewe abubwira abanyamakuru bakunda abagore yagwa akunda abagore urumva ariko nta barongora ntago ari umupfubuzi Irene Murinde habi urumva akunda abagore urumva Muvunyi nawe akunda abagore urumva Philip Tanaga akunda abagore cyane ariko na Blaze nawe wakundaga abagore utararongora ngo barabyihoreye ngo narakijishwe wese ukunda umugore abantu bose SKY2 dusoza rero ari ubutumwa tujya kugenera abantu bakundaga J-Polly muri rusange ari video nagufasha uri kurira turimo dushingura ndetse nabonye ko uri umwe mu bababaye cyane Kamaro nawe yarahari hari ukuntu mwabyakiriye rero aka kanya mutange message ku Banyarwanda bakunda jewe nta kintu nagaruka kuri J-Polly ikintu cyo nakubwira J-Polly is my big brother man more than the people's money uko babitekereza J-Polly twatwaranye guma J-Polly n'umuvandimwe J-Polly niwe muntu wa mbere wanyejeje muri studio amana amafaranga yo gukora indirimbo mwe mu ibino mwivugishwa za Wabagaye it's all about J-Polly naramubwati mfite indirimbo yitwa Wabagaye anyishyurira amafaranga muri Touch Record with the Track Slayer mu 2014 nimba atari na gatatu nibwo nakoze indirimbo je mfite n'indirimbo shyashya bita Makosa abantu mwese mukosa mwavuga amagambo mutayavuga njyewe SKY2 mujye kuri channel yanjye ya SKY2 Wabagaye mukore subscribe wo kunda SKY2 jya kuri Instagram page yanjye ni SKY2 Wabagaye unyandikire tuganire gusa mu bintu bya mbere ntashaka sinshaka amashyari twayakatiye Kamaro ubutumwa icyo navuga oya turabanza tubakubitire Bakame uretse gatumaze ngira ikintu mvuga tubahe ka Bakame urumva icyo navuga kuri societe nyarwanda cyangwa se ku muryango nyarwanda cyane cyane abakunzi ba muzika kuri J-Polly rest in peace my G urumva ikindi ibintu byose birashoboka tuzabona undi muraperi umusimbura cyangwa se nta natanaboneka natwe tuzabyikora turabaraperi nenye kubita hose yahanze rest in peace manega amapfa yarateye Bakamira sonza maze yibuka ibyo gusuhuka itinga mu kinyaga mafite mabukwe nahakoye inka zanjye umunani Bakamira agenda ibona inaniwe maze yihisha munsi y'igiti ibona ikiyoni tamashyo kiyoni none hose ubwiza urasa nabiki ikindi kigishwi cyasamuri kinwa umutari w'inyamuratoga nguburanga se mbuhanyije nihoho gapfutambye niye wagisambo we